iherezo. Sinzi impamvu nuko nabibwiwe, inambwira ko umunyamasengesho bita Meshake nawe yongereye imbaraga zo gusenga, ndetse n'abandi, si we wenyine ndetse n'abandi, ariko nawe nabonye mu bantu bahawe imbaraga, nawe namubonyemo Meshake. Meshake nawe Imana iradukunda, ikunda igihugu cyacu, ikunda u Rwanda, ikunda ingabo z'u Rwanda kuko izikoresha iby'ubutwara. Ariko noneho natunguwe no kumva ngo bazajya bahagarika n'intambara mu bihugu bigiye bitandukanye, n'intambara y'isi umva ku isi hose bazajya bagenda bahagarika intambara, kuko ubwo bushobozi Imana yabutanze n'ubwo budahangarwa. Yego. Kuko bahagarikiwe n'abamarika benshi cyane. Ke yongera ibihe byo gusenga, nabonye imbaraga nawe zimumanukira cyane, nyinshi cyane ariko urwego rukomeye cyane. Ariko rero burya Meshake aracyarimo. Cyari wabonye uri imbere ari uhabwa imbaraga. Yavuyeho. Rega yaratoranyijwe, amaze gutoranwa arahamagara. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga nubane namwe aho muri hose, abari mu Rwanda n'abari hanze igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza cyane. Turabifuriza kugubwa neza kuri uyu munsi. Uwaba dukurikiye ababaye cyangwa se afite ibibazo bitandukanye, nawe turamwifuriza kugubwa neza ndetse no kwihangana agategereza isaha y'Imana, kuko kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Uyu munsi twongeye kubana n'umuhanuzi w'Imana, duhamagaye muri iki gitondo adusaba ko twaza kumureba kugira ngo atambutse message y'Imana, atambutse ubutumwa Imana iba yamuhaye. Mumaze kumumenyera nk'umwe mu bakozi b'Imana bari kujya bayoborwa n'umwuka wera w'Imana, Profete Emmanuel. Uraho neza? Uraho. Yesu nashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Amina. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Turabasuhuje, amahoro y'Imana abe ku buzima bwanyu mwese aho muri hose. Imana ibamere umugisha. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro rero ni kugirire neza. Amasengesho warayarangije? Ya, amasengesho nyarimo. Uracyayarimo? Ntabwo urayarangiza? Ndumva ari burangire ejo. Amasengesho uzayarangiza ku munsi w'ejo. Abakunzi bacu nzi ko benshi bafite nimero yawe. Ni byiza ko umuntu yanakanda akanyenyeri umukozi w'Imana akabona isukari yo kunywa cyangwa se akaji. Ni ngewe ubivuze, ariko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Birashoboka yuko waba usanzwe umenyereye gukora neza, ariko uzi gukora neza ntabikore, Bibiliya iravuga ngo bimubere icyaha. Profete Emmanuel, wari umeze neza? Ya, ndaho ndashima Imana. Sibyo ko bitaba byoroshye nyine, ari igihe umuntu yakira ibintu bikamuremerera, ariko ni amahoro. Dushimye Imana ko itwishimiye, twebwe nk'abanyarwanda muri rusange. Iyo tubonye Imana itwishimiye, aba ari amen. Kandi ni ukuri Imana yanatugiriye neza. Ubu dufite umutekano uhagije, dufite ingabo z'igihugu nazo zubahwe, umuntu araryama agasinzira. No mu byo nabonye n'ibyo biraza kuzamo. Niyo mpamvu uze ngo ubwo Imana twishimira turi amahoro. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Imana nziza, Imana yera, Imana y'ubutware, Imana y'imirimo, Imana ibera hose icyarimwe, se wipfubye umugabo wapfakazi, turagushimye turaguhimbaje. Imana yubaka ibyasenyutse, turagushimye ko wabanye natwe, tuguhaye ikaze rero ngo inubane natwe, kandi nyiringabo Imana ibyo wanyeretse umpe imbaraga zo kubisohoza, mubere igikoresho wikorere, urera urakiranuka. Urakoze kubyumvisha mu izina ryawe Yesu, amen. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe
mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta iki ko Yesu ankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ndakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubaza ndirimba ntya nti, Yesu niki cyakunkundishije, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Hari ikindi umuntu yakwishimira? Ntacyo. Ko Yesu adukunda tudakwiriye, icyo nicyo cyonyine cyo kwishimira. N'umubyeyi yavuze ngo naho napfa nzi ko umwami Yesu ankunda, ndamahoro. Amen. Ati no mu byago nzaririmba, ndamahoro. Haleluya. Amen. Nta kintu na kimwe gikwiriye kudutera ubwoba cyangwa se ngo kidukange, kuko umwami Yesu adukunda, turi amahoro. Hari umuntu warembye ngo wandutiye byeri, undutira mitsingi, avuga ibintu byinshi cyane. Ngo Yesu ngo yamurutiye byose, azanamo ibyo kunywa, azanamo ibyo kurya, azanamo imyambaro. Yesu araryoha. Yesu araryoha. Yesu araryoha. Mana yanjye, wowe udafite Yesu mwifurije kugira Yesu muri wowe. Yego. Agatura muri wowe. Yesu araryoha. Amen. Tumufite, umuntu umufite ntago ajya yifuza undi murengezi. Haleluya. Kuri. Abakuciye byaramurenze, aravuga ngo nzahagarara ku munara, maze ndindire numva ikimbwira, ndindirira aho ngaho. Hari icyo Imana yiteguye gukora ku buzima bwawe. Iyo twasenze iteka n'iteka, iyo abera basenze, Imana irabahishurira. Rero nifurije kugira ngo muhabwe umwuka wera, kuko Yesu aravuze ngo umwuka wera namara kubamanukira. Ariko niki kijya gituma abantu batakira umwuka wera? Niki kibangama ku muntu gituma umwuka wera atururuka? Cyambere gituma umwuka wera atururuka ni ukutizera. Cya kabiri ni ibyaha, kugira intege nkeya. Kandi 21 aravuze ngo nimucogore gusenga. Padiri aravuze ngo komeza inzira watangiye, wicika intege. Nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi, ariko wicika intege. Iyo udacitse intege, Imana irakwigaragariza. Imana ishimwe. Reka nguhereze umwanya kugira ngo tugezeho icyo Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi. Kadusome ijambo ry'Imana iboneka muri Matayo ibice 3 umurongo wa 7 n'8. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo umurongo wa 7 ibice 3 umurongo wa 7 n'8. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwabana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwere
imbuto zikwiriye abihannye, mwakira neza ijambo ry'Imana. turishimiye Imana n'iryo jambo Imana yampaye. Yego. Ni iki gitumye mwibwira ibyo byose? Ntabwo iri jambo ndirisobanure kuko icyo nzanye cyane ni ugutambutsa mesaje Imana yampaye. Habwirwa benshi bakumva bene yo, kuko ku munsi w'imperuka hazaza ibihe bije abagenzi, hazaza intambara zikomeye cyane. Abenshi bazifuza kubatizwa, abenshi bifuze kubatizwa, bashaka ijambo baribure, bashaka aho biruka aho bahungira bahabure. Nujya ugera ku muntu umukeneye nawe usange nawe afite undi akeneye, mbese bihugireho. Birakomeye cyane. Abantu tube maso, dusenge cyane kuko igihe kigeze kure. Igihe kigeze kure. Musenge mutisengesheje, mufate ibihe. Abanyamasengesho bongere basenge, kuko njyewe nagiye kubona mbona hari ikindi umuntu yakwishimira nacyo, ko Yesu adukunda tudakwiriye. Icyo ni cyo cyonyine cyo kwishimira. N'undi yavuze ngo naho napfa nzi ko umwami Yesu ankunda, nta mahoro. Amen. Ati no mu byago nzaririmba, nta mahoro. Haleluya. Amen. Nta kintu na kimwe gikwiriye kudutera ubwoba cyangwa se ngo kidukange, kuko umwami Yesu adukunda, turi amahoro. Hari umuntu warembye ngo wandutiye byeri, undutira mitsingi, avuga ibintu byinshi cyane. ngo Yesu ngo yamurutiye byose, azanamo ibyo kunywa, azanamo ibyo kurya, azanamo imyamba. Yesu araryoha. Yesu araryoha. Yesu araryoha. Mana yanjye, wowe udafite Yesu mwifurije kugira Yesu muri wowe. Yego. Agatura muri wowe. Yesu araryoha. Amen. Tumufite, umuntu umufite ntabwo ajya yifuza undi murengezi. Haleluya. Ukuri. Abakuciye byaramurenze, aravuga ngo nzahagarara ku munara maze ndindire numva ikimbwira. Ndindirira aho ngaho. Hari icyo Imana yiteguye gukora ku buzima bwawe. Iyo twasenze iteka n'iteka, iyo abera basenze, Imana irabahishurira. Rero nifurije kugira ngo muhabwe Umwuka Wera, kuko Yesu aravuze ngo Umwuka Wera namara kubamanukira. Ariko ni iki kijya gituma abantu batakira Umwuka Wera? Ni iki kibangama ku muntu gituma Umwuka Wera atururuka? Cya mbere gituma Umwuka Wera atururuka ni ukutizera. Icya kabiri ni ibyaha, kugira intege nkeya. Kandi 21 aravuze ngo nimucogore gusenga. Padiri aravuze ngo komeza inzira watangiye, wicika intege. Nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi, ariko wicika intege. Iyo udacitse intege, Imana irakwigaragariza. Imana ishimwe. Reka nguhereze umwanya kugira ngo tugezeho icyo Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi. Kadusome ijambo ry'Imana iboneka muri Matayo ibice 3 umurongo wa 7-8. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo umurongo wa 7 ibice 3 umurongo wa 7-8. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwabana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana n'iryo jambo Imana yampaye. Ni iki gitumye mwibwira ibyo byose? Ntabwo iri jambo ndirisobanure kuko icyo nzanye cyane ni ugutambutsa mesaje Imana yampaye. Habwirwa benshi bakumva bene yo, kuko ku munsi w'imperuka hazaza ibihe bije abagenzi,
hazaza intambara zikomeye cyane. abenshi bazifuza kubatizwa, abenshi bifuze kubatizwa, bashaka ijambo baribure, bashaka aho biruka aho bahungira bahabure. n'ujya ugera ku muntu umukeneye nawe usange nawe afite undi akeneye, mbese bihugireho. birakomeye cyane. abantu tube maso dusenge cyane kuko igihe kigeze kure. igihe kigeze kure. musenge mutisengesheje, mufate ibihe. abanyamasengesho bongere basenge kuko njyewe nagiye kubona mbona zigenda ahantu gusa ntabwo ari ku isi hose, ariko ni ibihugu bitari bikeya. nanjye nakubwiye ko imbaraga zifite imbaraga, ariko nabonye zongererwa izindi mbaraga, ndetse ahananiranye niho Imana igiye kujya ibatuma. njyewe ntabwo nahishurira ibyo bihugu ibyo ari byo. icyo nahishuriye nabonye umubare 3. Imana imbwira ibihugu 3. ntabwo Imana ikwereka itangira, ariko ntabwo ikwereka iherezo. sinzi impamvu, nuko nabibwiwe. inambwira ko umunyamasengesho bita Meshake nawe yongereye imbaraga zo gusenga, ndetse n'abandi, si we wenyine, ndetse n'abandi, ariko nawe nabonye mu bantu bahawe imbaraga, nawe namubonyemo. Meshake nawe namubonyemo. yongere rero ahabwe imbaraga, asubire ku mavi asenge, kuko hari ibyo Imana ishaka kumukoresha. ndetse n'abandi, si we wenyine, nuko ari we nabonye, ariko n'abandi Imana yatanze imbaraga. Imana iradukunda, ikunda igihugu cyacu, ikunda u Rwanda, ikunda ingabo z'u Rwanda, kuko izikoresha iby'ubutwara. ariko noneho natunguwe no kumva ngo bazajya bahagarika n'intambara mu bihugu bigiye bitandukanye. n'intambara y'isi umva ku isi hose bazajya bagenda bahagarika intambara, kuko ubwo bushobozi Imana yabutanze, n'ubwo budahangarwa. kuko bahagarikiwe n'abamarika benshi cyane. Imana ishimwe. marika benshi cyane, sinamenya umubare, nabonye ari benshi cyane babamanukiyemo. mbona barimo baragenda batabara abantu kubera ikintu biyemera, bagira urukundo, nabivuze, bazi ubuzima bwa muntu, bazi agaciro. Imana yavuga ngo izabakoresha ibikomeye. wabonye iyo ntambara izaba ikaze kurenza iri kubera muri Kongo cyane. karanavuga ko ari akana k'intambara, ariko abanyamasengesho nimusenga Imana icyo yakora wenda. ko yarabwiye ngo Meshake yongere ibihe byo gusenga. nabonye imbaraga nawe zimumanukira cyane, nyinshi cyane, ariko urwego rukomeye cyane. ariko rero burya Meshake aracyarimo. cyari wabonye uri imbere ari uhabwa imbaraga. yavuyeho. Rega yaratoranyijwe, amaze gutoranwa arahamagara. amaze guhamagarwa Imana igomba kumukoresha iby'ubutwari, nuko nabibonye. si ukuvuga ngo niwe usenga, ariko hari n'abandi basenga kandi nabo bagomba guhabwa imbaraga. kandi iyo Imana ikwishimirira kwirahira, Imana impamvu yamunyeretse nuko imwirahira. Imana turengere n'ukuri. Imana ni yacu. ntabwo twifuza ikintu na kimwe buriya cyatuma abantu bagira impagarara cyangwa se havuka ibitameze neza, kuko igihe icyo ari cyo cyose intambara ntabwo zijya ziba nziza. ntabwo intambara ziba nziza, zirasenya, ntabwo zubaka. ariko twabaye cyane yuko Imana yadutoranyije turi ambasaderi y'ibindi bihugu. yego. turi ambasaderi y'ibindi bihugu byose. twe yaduhaye imbaraga, mbese ingabo z'ijuru zamanukiye mu ngabo zacu. yego. dufatanya kujya gutabara izo nzirakarengane ziri kurengana. twongera tugarura kwishyira kwizana, tubifatanyijwemo n'Imana Data wa twese, Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. ndetse natwe turayemera, twayumviye. yego. nuko nabibonye. Imana ishimwe n'ukuri. ingabo z'u Rwanda zubahwe cyane, zubahwe. buriya kubona ugirirwa icyizere n'igihugu, ukongera ukagirirwa icyizere n'ijuru, ni ibintu bikomeye. ni ibintu bikomeye cyane. no muri boga naho harimo abanyamwuka barasenga,
barasenga bakumva ijwi ry'Imana. Bagize ngo harimo ababuze aya makuru sarimo abayafite. Yego, harimo abayafite. Manwe ndumva nta kintu narenzaho pe. Reka ngusabe kugira ngo ufate umwanya niba uzusengera abo bantu, usengera ibyo bihugu. Uwiteka Mana nziza, wambaye gukomera no gukiranuka, Imana irebera hose icyarimwe, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, tuzamuye abera bawe Nyiringabo Imana, nabo n'abuzukuru ba Aburahamu. Nyiringabo Imana, tubahagaritse imbere yawe, tubashyize mu bise by'amaraso yawe. Nuhagarika ikijyako cyari kibamanukiye, uku gusubiranamo kwa kubaye. Nyiringabo Imana, ukuremo intanganya, kuko Satani nta kindi cyamuzanye n'ukurimbura no kwica, ariko we cyakutumye Epifodirayi ni ukugira ngo tubeho duhabwe ubugingo buhoraho. Manura intore zawe, abamarayika bawe baze bahagarike iki kibi cyose cyari cyinjiye. Nyiringabo Imana, witamurure nk'uko ujya witamurura, ukora ibikomeye mu gihe gikomeye, kandi urema amashimwe y'izikamutima, natwe tuzagushima. Urakoze mwungeri mwiza ko hari icyo witeguye gukora, ari mu izina ryawe Yesu, amen. Umuntu ashoboye kwifuza gusengana nawe, kuvugana nawe, reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. 0788 30 62 21 0788 30 62 21. Urakoze cyane, we warabanye natwe. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, wandike n'igitekerezo cyawe aho munsi. Ukeneye gusengerwa, ukeneye umukozi w'Imana, niyo mpamvu mba mwatse nimero ze za telefone kugira ngo ubashe kumuhamagara, cyangwa se ukeneye n'ibindi bisobanuro, cyane cyane ko hano kuri kamera akenshi bavuga bikeya, ntabwo byose babivuga, ariko usanga iyo mwiherereye akwereka imbaraga z'Imana koko, ukavuga ati Imana irahanga kandi irakora. Imana amahoro ibahereza umugisha. Prophet, reka tugushimire kandi ukomeze ugira amasengesho meza, turi kumwe. Murakoze namwe.